Aha reka rero abavandimwe batujyanye batugeze mu rusengero hanyuma dukomeze dusenga Imana twiragize Imana maze turebe ibitangaza bikorwa n'ubundi nkuko bisanzwe. Uyu munsi rero tugira ngo tubabwire ngo amatara byara amavuta turi ku cyumweru n'ubundi duhora twegereye Imana kugira ngo idusabe idushoboze iduhe umugisha kandi tugomeze dusabire n'abacu. Ndagira ngo nkubwire rero hano nto ku rusengero rwanyu. Aha ni ku rusengero rwacu. Ndabona abayoboke benshi abakristo benshi barishimye akanyamuneza ni kenshi ku maso. Ese mwakira gute kubona mufite abakristo bangana gutya kandi bose bishimye basingiza Imana mu byakira gute? Tubyakira nk'umugisha Imana baraduhaye kuba abantu bacu bizera Imana. Aha reka ntangire mbasuhuza rero nk'ibisanzwe ni Mario ibisanzwe kugira ngo warakoze kubana natwe kuva yatangira kugeza na n'isaha kugira ngo utarakora subscribe uyikore kundi bikugereho. Aha turi ni mu karere ka Bugesera ni mu murenge wa Musenyi. Mu murenge wa Musenyi. Aha ni hamwe mu hakunze kubera ibitangaza byinshi bitandukanye. Aha turi ni ku rusengero rwa Patmos yowe na Pastor Japhet. Ndagira ngo rero uyu munsi batembereze tuganire namwe mu bakristo bahasengera babonye ubuhamya butandukanye ibitangaza bihakorerwa babashe kudusangiza ubuzima baciyemo ndetse babashe kutubwira ibyiza bahakuye kugeza na n'isaha. Nahabonye abantu benshi bitakanyamuneza maso bishimira ko babasengera ibitangaza bigakoreka na Yesu byose birashoboka. Aha rero turi kumwe n'umumama wakorewe ibitangaza cyangwa se basengeye hanyuma ibyo bitangaza bikamusesekaraho akanyamuneza kakamusesekara ku maso ndetse no ku mutima. Mama turakwakiriye amakuru yayo. Makuru neza ni jye niko Mukanyandwi Jeannette nari narabuze urubyaro maze imyaka 12 narashatse mbura urubyaro baranyirukana ndataha nicara iwazo. Ubwo nza kwicara nasengeraga muri ADPR. Ubwo umuntu aza kumbwira ati nyamara nabonye ahantu basenga ati ubwo ntago waba uzi impamvu utabyara hari igihe baba barakuroze cyangwa se bakaba barakuzinze ntago tubizi atari kuje bakagusengera ati wakira. Nuko naje narazamutse ubwo nza gusenga hageze baransengera nari nicara nabaga iwacu nari naratashye nyine ubwo ubyaro bwari rwaranze ndataha baranyukana ndatandicara. Nuko ubwo nje baransengera bamaze kunsengera Pastor Japhet aransengera arambwira ati noneho rero ati Imana igiye kugukorera ibitangaza bizagaragarira abantu bose. Nuko ubwo ngubwo rero ndasenga naraguma aransengera nuko Imana nza kubona umugabo muri Patmos. Nza kubona niryo dini rya mbere rugiyemo niryo torero rya mbere rusengero. Oya nasengaga muri ADPR nsanzwe ndi umuntu wa ADPR. Ubwo nagiye muri Patmos bambwiye ati ngwino hari ahantu barasenga cyane ngwino bagusengere umenye impamvu. Nuko ubwo ndaje rero baransengera bamaze kunsengera Imana ingirira neza ubwo mbona umugabo maze kubona umugabo ubwo rero ndabyara. Urabyara. Aha umaze kubyara rero wakiriye ute impano hawe n'Imana byakugendekeye wumva gumerewe ute muri wowe? Ibyishimo byaransabye sinabona uko mbivuga. Byambereye byiza numva nshimye Imana kugeza uyu munsi wa none ntago nzava muri Patmos. Ntago uzava muri Patmos. Patmos rero numvise habera ibitangaza byinshi kandi kuko nabonye ko abantu baho bishimye cyane nabonye n'urubyaro rwawe murizihiwe mumeze neza cyane. Nagira ngo ugire abantu akantu ubwira abantu badukurikiye ese muri Patmos ni tuhe tuntu wagiye uhabona dutandukanye n'uko wabonaga handi ni cyo kintu wabonye? Ikintu nabonye gitandukanye narasengeye muri ADPR nk'imyaka ijya muri 20 ariko rwose nageze muri Patmos nsanga hari itandukaniro. Baraza bakagusengera wamara kugusengera ubwo bakakubwira ati ibyawe bimeze gutya na gutya na gutya na gutya na gutya. Ubwo ngubwo rero nawe ntibitinda ubibonesha amaso yawe. Aha ubibonesha amaso yawe ngira ngo rero abantu badukurikiye murabyumva neza ngiro nk'umu mama babonye ibitangaza bikorerwa muri Patmos. Imana imuha umugisha imuha abana maze aronsa araheka. Urabona ko amata yabyaye amavuta. Mama ndagira ngo ubaze ese umutware wawe yabyakiriye ati ko muri Patmos bagusengeye hanyuma ukabugiye kwibaruka abana yabyakiriye gute ubonye umugisha w'abana biza gutya? Uwa mbere zo twatandukanye Niwango watandukanye n'uwa mbere utarazamo hano? Iyi nyine yaranyirukanye kubera kutabyara. Ndagenda
hanyuma rero uwo mwabanye icyo gihe yakiriye gutyo iyo gift Imana yabahaye kugira ngo munezerwe nkuko mwari mumaze igihe kinini mutabyakiriye yabyakiriye neza nyine abantu bo bagiye bamuca intege ati uriya muntu utabyara umujyanye hehe ariko kubera Imana kubera gusenga Imana ikora ibitangaza mbona ndabyaye nyine nababyakira neza nyine umutware wawe nawe murasengana hano dore ngo cyane ni by'agaciro umutware wawe n'uyu ese kuki utaje nawe ngo tubwire ko niko rwose mbabara ugere hano nawe tubwire rwose tubwire ukuntu ibintu bimeze kubera ko ndabona hano amata yabyaye amavuta mw'abantu abantu mukurikiye Mario Media barakora subscribe inkuru nyinshi nta handi wazikura niba ukabasha gukora subscribe ngo tujye tusharinga bose urabona ko ibintu bimeze neza kubona abana bateguye kubera ko abana n'umugisha abana barashimisha abana n'impano ikomeye ituruka ku Mana reka nkubwire ngo rero tugiye kwakira noneho uno mupapa nawe atubwire uko ibyishimo byamusabye papa banza twibwire amazina yawe yitwa nde nitwa Mutangana Samuel Mutangana Samuel hanyuma Mutangana Samuel ushatse umugore bakubwiye ko atabyara bakubwira ko atabyara byakira gute nanjye mukuyiruka kwanjye nasenyaga mu itorero ry'Abadivantiste ariko ushaka rwarananiye ubwo biba ngombwa ko nza muri Patmos baransengera uze kunsengera arangije senga cyane igihe kigeze umuhanuzi arambwira Imana impaye urwo rw'umugisha kandi Imana iranyubakiye vuba irakubakiye vuba nuko Imana koko iguha urugo rw'umugisha yaranakubakiye Imana rwose yaranyubakiye mfite inzu yanjye n'iwanjye na sincumbitse ubwo nibwo narambagizaga uyu mudamu murambagije nimubaka intege ngo uriya mudamu utabyara umujyanye he ariko ko gusenga n'isezerano nari mfite ko Imana impaye urugo rw'umugisha nanjye nkegera abahanuzi nkasenga cyane bambwira yuko nta kibazo ko tuzabyara nta kibazo byatinda kuko twarabanye hano kuri Patmos hano turasezerana nibwo twabyaraga tubanza kubyara uyu muhungu tumubyara neza rwose nta kibazo Okay, murabanye Imana irabasengeye ibitangaza birakoretse imibare ivamo ibihekane hanyuma rero amagambo y'abantu ashirivuga bya bintu bavuga hirya no hino Imana iravuga ngo nkwe baba baracecetse hanyuma rero uyu munsi murabanye neza murishimye muranezerewe mufite abana ubu ntago mukivuga kwa ko nimwavugwa ubu muranezere mwigerana n'Imana mugasenga nta kibazo mwigerana n'Imana tugasenga nta kibazo kuko uyu mudamu wanjye n'umudiyakoni hano uvuga ko dusenga nta kibazo nanjye ndumuvuga butumwa hano ku itorero ndumuvuga butumwa abantu rero badukurikiye ngira ngo murumva ko ibitangaza birakoreka ibintu byose birashoboka iyo wegereye Imana iragufasha yiyambaje iragufasha kandi nta kiza nko kuba mu nzu y'Imana nta kiza nko kubana n'Imana aba ni bamwe mu batanga buhamya batanze ubuhamya bukomeye cyane bushobora na gukubaka niba ushobora kujya mu rusengero ugasenga Imana igakora ngwino bagusengere Patmos rumwe mu rusengero rwose rubamo ibitangaza byinshi reka mbwira abantu badukurikiye hari abantu babifuza kumenya Patmos iherereye he abantu batuye hafi kugira ngo bajye baza gusenga nagira ngo mubarangire neza kugira ngo nabo bazaze babasenge kuko hari abantu bafite indwara zananiranye ibibazo bidashira mu miryango bafite ibintu byinshi bitandukanye bihora bibastressa buri munsi ndagira ngo mubarangire neza Patmos angaha mu murenge wa Musenyi muherereye mu kayi gace kugira ngo mubarangire neza itorero ryacu riri hano mu murenge wa Musenyi kagari ka Rulindo mu kagari ka Musenyi mu mudugudu wa Remera tukaba dutuye urusengero rwacu bwite nyirizina rukaba ruri hano ku Gitesanyi uzamuka uva ku murenge umuntu ashaka kuhaza hari umuhanda uva muri Komesa nuturuka ku murenge umukomeza ujya Nyamushara bazahabona naho impande yaho hantu nibagera aho ngaho bazabaza kusengerwa Patmos bazahabona aha harakoze cyane rero umuvandimwe ubarangiye kugira ngo rero Patmos ifite n'amashami menshi atandukanye mu Rwanda kugira ngo aho uri hose bagusengera bigakunda hanyuma rero turagira ngo mutubwire mufite amanimero mukoresha kugira ngo hagize ubakenera abe yabahamagara telefone urayizi mu mutwe ndayizi aha abantu mudukurikiye rero ndagira ngo ababwire nimero ye yakoresha kugira ngo mumukeneye kugira ngo mumubaze ubuhamya kugira ngo abashe kuzibafata ko bashe kubabwira nimero rwose ikibazo nimero zawe ni 07 ni 078
20, 86, 214. 214. Indi nanone ni 07, 8, 73, 90, 84. Baba bakeneye na Tigo nayo irahari. Okay, yibabwire nta kintu bizi mu. Numero ya Tigo ni 07, 2, 80, 86, 21, 4. Aha, reka rero abavandimwe batujyanye batugeze mu rusengero, hanyuma dukomeze dusenga Imana, twiragize Imana, maze turebe ibitangaza bikorwa n'ubundi nk'uko bisanzwe. Uyu munsi rero tugira ngo tubabwire ngo amatara byara amavuta, turi ku cyumweru n'ubundi duhora twegereye Imana kugira ngo idusabe, idushoboze, iduhe umugisha kandi tugomeze dusabire n'abacu. Ndagira ngo nkubwire rero hano nko ku rusengero rwanyu. Aha ni ku rusengero rwacu. Ndabona abayoboke benshi, abakristo benshi barishimye, akanyamuneza ni kenshi ku maso. Ese mwakira gute kubona mufite abakristo bangana gutya kandi bose bishimye basingiza Imana, mubyakira gute? Tubyakira nk'umugisha Imana baraduhaye kuba abantu bacu bizera Imana kandi bakizera ko Imana ikora imirimo. Ibyo ni ibintu twizera nk'Imana yo mu ijuru. Imana yo mu ijuru. Aha ngaha rero nkuko nabibabwiye ni kuri Patmos Church, ngira ngo marayibona harimo abakristo benshi bashimira Imana, bishimye bashima Imana ko yabashije kubateza imbere, yabashije kubakorera ibitangaza byinshi, ndetse hari n'abandi babaje gushaka ibitangaza biturukaho kugira ngo babashe kugirirwa ubuntu bwo kuyegera. Ese ni amateraniro yanyu ubundi abakuwa kangahe? Ni imihe minsi muyakora? Amateraniro yacu aba kuwa asanzwe y'abasirimu bwite, ni ku cyumweru dutangira saa 3 zuzuye tugasoza saa 6. Mugasoza saa 6. Amasengesho yacu bwite atangira kuwa 4 saa 3 tugasoza saa 8. Abafite ibyifuzo nabyo kuba munatanga icyifuzo ni kuwa 2 nabwo baje kubonana n'umubyeyi wacu mushumba batanga ibyifuzo kugira ngo abasengere. Aha, ngira ngo mwabyumvise abantu bakurikiye Mario Media, amateraniro yabo aba kenshi cyane gashoboka mu cyumweru. Mwabyumvise hahiye koko nkuko umushumba ari kubivuga. Aha ni muri Patmos, tugiye kwinjiramo tubereke ibyiza bihakorerwa, tubereke ibitangaza Yesu akora, tubereke uburyo abakristo cyangwa se abavandimwe bishimye, abantu ibitangaza byinshi bakorerwa maraza kwibonesha amaso. Yenda hari Imana kugira ngo mbibereke kandi ndaza kubaha amakuru atari hivumbi. Aha niho musengera? Aha niho dusengera. Urabona ko ari ahantu heza hakeye, hakoze amasuku. Uru ni rwo rusengero rwacu. Urabona ko n'abakristo barurimo bishimye, nta kibazo rwose gihari. Aha, ngira ngo mwabibonye, aha ni muri Patmos Church, hamwe habera ibitangaza byinshi bitandukanye. Ngira ngo babwire ngo nikomeza gukurikirana gatanu kuri gatanu, base kubaha amakuru menshi kandi icyo nababwira cyo kugiye kubona ibitangaza byinshi bikorerwa muri iyi kandi urusengero haye umugisha no kw'Imana. Ntacyo nabashinja, ngira ngo murumva akarimbo bateye, na akarimbo k'Imana gashobora kudukira mu mavuta meza kugira ngo dukomeze kuryoherwa, sibyo rata? Iyi ndirimbo ni nziza, ishyira abantu mu mavuta cyane. Wari ufite ibibazo ataha byacogoye, wari ufite intambara ataha azasire mu mutima. Urakoze cyane, Imana imugumbushye gushimira kubana nawe.